Nshuti mwene data nongeye kukwifuriza amahoro akomoka mu mwami Yesu kandi nongeye nanone kukwifuriza ibihe byiza. Njyewe ndi Musoni Flavien, tugeze muri wa mwanya mwiza twigamo igitabo cy'umugenzi, igitabo twatangiye kandi Imana yagiye idufasha tukaba tukigeze kure, aho uyu munsi dufite icyigisho cyiza, icyigisho cya 12 cyitwa igikombe cyitwa mucisha bugufi. Reka rero kugira ngo dukomeze kwiga ijambo ry'Imana tubanze dusenge. Uwiteka Mana nziza, ni wowe twambaza, ni wowe dushima, ni wowe dusaba, ni wowe twiringira kandi ni wowe turamya, kuko ari wowe wacunguriye amahanga yose ukayahindura abera n'abaziranenge kugira ngo Imana ironke abana, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Reka rero mu ijambo ryawe aho tumenyera amabanga yawe, aho dukurira uburyo utwigisha bwo kurwana, aho tubonera amasezerano yawe, aho ibirenge byacu bikurwa hirya no hino bigashyirwa mu nzira ijya mu ijuru kandi ukabiha imbaraga yo gukomeza ijambo ryawe n'itegeko ryawe ridusaba. Reka uyu mwanya ijambo ryawe ribumbukire imbere yacu kugira ngo amatwi yumve icyo umwuka abwira itorero aba yacu, kandi wavuze yuko aho babiri cyangwa batatu bazaba bateraniye barimo kuganira ibyawe nawe uzaba uri kumwe nabo. Reka iryo sezerano risohorezwe kuri twe kugira ngo njye nabo turimo kwigana iki cyigisho, Mwuka wera abe hagati yacu kugira ngo atubere umwigisha mukuru, duhinduke abigishwa, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Icyigisho nk'uko nari mbikubwiye, igitabo cy'umugenzi volume ya mbere, tugeze kuri paje ya 56 y'iki gitabo. Ni icyigisho cya 12 cyitwa igikombe cyitwa mucisha bugufi. Mu by'ukuri umukristo ukurikiye urugendo, niba mubyibuka, umukristo yaciye ku musaraba, hari ibyo yahaboneye, arakomeza aragenda agera kwa Nyumba Nziza. Ngira ngo niba mubyibuka neza, kwa Nyumba Nziza hari ibyigisho bidasanzwe yahabonye. Aho kandi kwa Nyumba Nziza, muri Nyumba Nziza ahava, yakomeje amanuka yerekera ku gikombe cyitwa mucisha bugufi. Ariko yari yabanje guhabwa inama na Mwirinzi, yari yahawe inama na Nyirarukundo, yari yahawe inama na Mwubahamana, yari yahawe inama na Mwigengesero. Bishatse kuvuga iki? Umuntu w'Imana abanza mu gihe cyose mbere y'uko asakirana na Satani agomba kuba yambaye intwaro zose z'Imana. Ni nayo mpamvu ngo bamugiye mu nzu aho babikaga intwaro, bamwambika intwaro guturuka ku mutwe kugeza ku birenge, kuko bari babizi yuko igikombe yari agiye gucamo kibamo dayimoni w'umwaku cyangwa se dayimoni mubi. Muri iki gitabo bavuze ngo ni dayimoni w'umwaku, ariko bashaka kwerekana ububi bwa Satani. Ubwo rero byanga byakunda umuntu w'Imana agomba gucunga cyane yuko azasakirana n'imitego ya Satani yambitswe intwaro z'Imana. Ndagira ngo rero twihuta muri iki gice gitangira kivuga ngo muri icyo gikombe mucisha bugufi Mukristo ahabonera intambara ikomeye. Ataragera kure abona dayimoni w'umwaku uteye ubwoba aje amusanganira, witwa Apoloni. Ngira ngo iri jambo rya Apoloni nimureba neza turisoma mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 9. Ibyahishuwe igice cya 9 murongo wa 11, Bibiliya iravuga ngo zari zifite n'umwami wazo ari we marayika w'ikuzimu, mu ruheburayo yitwa Abadoni, naho mu rugiriki yitwa Apoloni. Iki kintu rero kigaragara, Apoloni muri Bibiliya hasi basobanuye ko Apoloni ni ijambo risobanura ngo umurimbuzi. Yego, ubwo rero iri jambo rivuga ngo umurimbuzi, Apoloni nituryiga muze kumenya ko Apoloni bisobanura umurimbuzi. Ibi biraza kudufasha kumenya neza igitabo cya Daniyeli. Apoloni tubonye ko mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 9, Ibyahishuwe igice cya 9 umurongo wa 11, tubonye hasi muri Bibiliya basobanuye ko Apoloni ari umurimbuzi. Ubwo rero biraza kudufungurira igitabo cya Daniyeli. Aha rero bakomeje bavuga ngo iri zina risobanurwa ngo umurimbuzi. Mukristo abanza gutinya, yiburanya gusubirayo cyangwa gushikama, maze yibuka yuko mu mugongo atifurebyeho ibyuma bimukingira, ati nimuha ibitugu ndaba mwigabije ngo ncumite amacumu. Nicyo cyatumye yibwira ati ibyiza nuko nashikama,
kuko naho ntashaka ikindi keretse gukiza ubugingo, gushikama ariko kwaruta. Maze aragenda ahura na Porowoni. Uwo yari icyago cy'ubwahuro, afite ishusho mbi cyane, afite uruhu rw'ingamba nk'urw'ingona, ari rwo yiratanaga. Yobu 41:15. Yari afite n'amababa nk'ay'imbwa yiswa, n'amajanja nk'ay'ingwe. Mu nda ye havagamo umuriro n'umwotsi, akanwa ke kasaga n'ak'intare. Ageze aho Mukristo ari, amurebana agasuzuguro, aramubaza ati urava he ukajya he? Nshuti zanjye, muri iki gitabo cya Yobu harimo ikintu gikomeye cyane tugiye kujya guhigamo. Nagira ngo mbabwire yuko iki cyigisho kirasaba kucyitondera cyane kandi tukanatekereza. Yobu igice cya 40, Yobu igice cya 41, umurongo wa 15, Bibiliya iravuga ngo iki? 41 umurongo wa 15 haranditse ngo 41 umurongo wa 15. Hano banditse basobanura neza ibigendanye na Apoloni. Umurongo wa 15, inyama zo ku mubiri wayo ziromekeranye, ziyifasheho, ntabwo zijegajega. Bari barimo kuvuga uburyo imeze. Umutima wayo ukomeye nk'ibuye, n'ukuri ukomeye nk'urusyo. Iyo yegutse intwari ziratinya, ubwoba bukazisaza. Naho hagira uyerekezaho inkota cyangwa icumu cyangwa umwambi cyangwa icumu ryihina, ntacyo byamara. Ibyuma ikabireba nk'ibyatsi, kandi umuringa ikawugereranya nk'igiti. Umwambi ntiwayihungisha amabuye y'umuhumetso, ayihindukira nk'umurama. Bari barimo kugenda bavuga ibigendanye hano na Porowoni, kuko iri somo bariduhaye mu gitabo. Ariko ibimenyetso hano byagiye biranga Satani. Icya mbere ni amababa nk'ay'imbwa yiswa. Aya ni amababa yerekana kuguruka cyangwa kwihuta. Amajanja nk'ay'ingwe. Ibi tubisoma no mu gitabo cy'ibyahishuwe. Amajanja y'ingwe ashushanya iki? Mu nda ye havamo umuriro n'umwotsi, akanwa ke kasaga n'ak'intare. Ariko ndagira ngo tutarajya mbere tubanze tumenye nanone mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 13 tuhabwirwa mu marenga iki kintu. Ibyahishuwe 13 umurongo wa mbere. Ngihagarara ku musenyi wo ku nyanja, ngiye kubona mbona inyamaswa iva mu nyanja ifite amahembe 10 n'imitwe 7. Ku mahembe yayo hariho ibisigo 10, no ku mitwe yayo hariho amazina yo gutuka Imana. Iyo nyamaswa nabonye yasaga n'ingwe. Mutega amatwi. Amajanja yayo yasaga n'ayaruko, akanwa kayo kasaga n'ak'intare. Aka kanwa gasa n'ak'intare, ibimenyetso bifitanye isano n'ingwe. Ibi ngibi nanone ibintu byagaragaye kuri Satani mu buryo bw'amarenga, birongera bikagaragara ku bwami bwa Roma buzaba buyobora isi, burimo kuyobora isi muri iki gihe cy'iminsi y'imperuka mu buryo bwihishiriye bw'ibanga. Kandi ubwo bwami nanone Satani aracyabukoreramo cyane. Abantu b'Imana bakwiye kwitegura yuko byanga byakunda bazasakirana mu ntambara isoza n'ubu bwami bufite ibimenyetso bushushanya ibyo Mukristo yagonganye nabyo. Reka wenda icyo turaza kuza kukijyaho, ariko amaze guhura na Porowoni byagenze gute? Ngira ngo ni intambara ndende, ariko turagenda tuyivuga mu ncamake. Porowoni arangije ahura na Mukristo. Porowoni rero ibintu bya mbere yatangiye kubaza Mukristo, aramubwira ati urava he kandi urajya he? Iki cyari ikintu gikomeye cyane. Aramubaza ati ese urava he kandi urajya he? Mukristo arangije arasubiza. Apoloni arongera amazi ati se uri ingabo yanjye incitse, kuki unyimuye ndi umwami wawe? Ibi ni ibibazo Satani no muri ubu buzima abaza abantu benshi cyane. Ndetse ikindi yaramubajije, aramubwira ati rwose emera kungarukira, ngusezeraniye kuguha ibyo nshoboye. Bijya biba ngombwa ko umuntu iyo yamashije gukurikira Imana, Satani ajya amubwira ibintu runaka yari yarabuze mu bupagani, akamwemerera icyubahiro, akamwemerera ubutware, akamwemerera ibintu ibyo ari byo byose by'iraha byatuma byibuze agaruka kwa Satani. Ariko Mukristo yamubwiye
yaramubwiye ibintu bikomeye. Yaramubwiye ati ibyo byari ibihembo wajya guma, kandi ibihembo utanga bibasha kunezeza utagira ubwenge. Apoloni arangije abwira Mukristo, aramubwira ati wowe ubaye iciro ry'imigani, ntaho uvuye nta naho ugiye. Mu magambo make, Satani yeretse Mukristo yuko yaba ubuzima afite uyu munsi wa none yaramenye Imana, n'ubuzima yari afite atarayimenya, byose ari kimwe. Ariko nshuti yanjye, nubwo Satani yerekana ko byose ari kimwe, Mukristo yari amaze kubona itandukaniro riri mu minsi yo kujijwa Imana yirengagije n'iminsi yo kugendana n'Imana. Ikindi kandi, Apoloni yarakomeje abwira Mukristo, aramubwira ati rwose byanga byakunda uramutse ugarutse nemera kukubabarira pe. Urumva, uramutse ugarutse nemeye kukubabarira. Ikindi kintu turi burebemo hano, ese Satani asate? Muri iki gitabo bagiye bagaragaza ibimenyetso bya Satani, bamwerekana muri iki gikombe cy'intambara, aho Mukristo yahuriye nawe, igikombe cyitwa mucisha bugufi. Mu magambo make, kuki iki gikombe cyiswe mucisha bugufi? Iyo umuntu atarahura n'amakuba, atarahura n'ibigerageza, atarahura na Satani mbona nkubone, yumva ko hari icyo ari cyo mu by'Imana. Ariko nshuti zanjye, byanga byakunda, igikombe uhuriyemo na Satani kikwereka yuko uri umunyantege nke nk'abandi, icyakora kubw'imbabazi z'Imana, ubutabazi bw'Imana akaba ari bwo bugukura aho hantu. Bivuze ngo rero, imitego twagiye ducika, ibigeragezo n'amakuba twagiye twambuka, ndetse n'imitego idasanzwe y'ubucakura Satani yagiye adutega, ntago twayisimbutse kuko tuzi Bibiliya cyane, ntago twayisimbutse kubera ko dusenga cyane, ntago twayisimbutse kuko tumaze igihe mu idini cyangwa mu itorero, ahubwo twayisimbutse kubw'imbabazi z'Imana. Iki gikombe rero mucisha bugufi gituma na wa muntu twajyaga twumva ngo yambaye amapeti, wa muntu twajyaga twumva ngo yambaye ibintu by'Imana bimazemo igihe, ni umuhanga mu kubyigisha cyangwa iki, ni pasiteri, ni bishop, ninde, ikigeragezo kiraza kikamukubita hasi, uretse imbabazi z'Imana zonyine zamuhagurutsa, nta kindi cyamuhagurutsa aho ngaho. Rero nagira ngo mbabwire ngo umunsi mubi Bibiliya ivuga ni umunsi umuntu ahuye na Satani mbona nkubone. Kimwe mu bintu nagira ngo mbabwire gikomeye, igihe cyose umuntu yahuye n'Imana akamenya ko iriho kandi akamenya icyo Kristo yakoze, Imana imuha imbaraga kugeza igihe azahanganira na Satani, ariko Imana ikaza muri za ntege nke za wa muntu, akaba ariho ineshereza Satani. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo nzirata intege nke zanjye kugira ngo imbaraga ze zibone aho zuzurira muri njyewe. Ikindi byarakomeje, noneho Apoloni abwira Mukristo atumva rero, gabanya rwose, tuza, nurakaruka wibuke ibyago bizakuberaho mu nzira, kandi abagaragu be b'uwo mwami bapfa nabi, ntacyo abafasha, ariko njyewe abanjye ndabafasha, ndabakiza nkoresheje amaboko cyangwa uburiganya. Nshuti zanjye, Satani muri iki gitabo cy'umugenzi yeruye yuko abana be abaranja, abana barabafasha mu bibazo byabo, mu makuba yabo, abafasha akoresheje agatuza, amaboko ye, cyangwa agakoresha uburiganya. Arangije Mukristo yahise amusubiza aramubwira ati impamvu Imana idakiza abo bagaragu bayo ni uko ibishaka kureba urukundo rwabo, kandi icyo wise urupfu rubi aba bana b'Imana bapfa, urwo rupfu rubabera urw'icyubahiro cyane gikomeye, kandi ibyiza byabo ni iby'ahazaza. Mu gihe abaho barwanaho ukabaha ibihembo by'ubuhenda abana, byanga byakunda abo ngabo bo abagaragu b'Uwiteka, abagaragu b'Imana, ibyabo byiza bazabibona ahazaza. Ikindi kandi Mukristo Apoloni yaramwegera amubwira ati se urimo uravuga ngo umwami, rega nawe wikwishyira mu mubare w'abagaragu b'uwo mwami, kuko wamaze kumugirira nabi yakugororera ate? Mukristo abaza Apoloni ati se namuhemukiye iki koko? Apoloni arangije aramubwira ati umva rero, ngiye kugukorera urutonde rw'ibintu wakoze kandi bitakwemerera kuba umugaragu we. Satani rero hano atangiye gushinja Mukristo ibyaha yamukoresheje kera mu gihe yari ari mu rugendo. Icya mbere, waracogoye utangira urugendo, waracogoye mu isayo gahinda gasaze, wari ugiye gusubirayo, ndetse hari igihe wageze ushaka gukurwaho umutwaro mu buryo butari bwo, hari wigeze gusinzira utakaza ibintu byawe by'igiciro, wari ugiye gusubira inyuma igihe wabonaga za ntare. Arangije amubwira atari ku cyaha gishyashya, ushaka kubahirwa ibyo wakoze. Iyo uganira ibyo wumvise n'ibyo waboneye mu rugendo, uba ushaka ko abantu ibintu byawe ari byo basubiramo kugira ngo bihererwemo icyubahiro. Nshuti zanjye, iki ni icyaha gishyashya Satani yazanye. Abantu benshi barwanya intambara, ariko uyu munsi wa none
Satani aracyadukoresha gute? Umuntu ubuhamya bwacu tuba twumva abantu bakomeza kutuvuga mu kanwa, kanaka ni umuntu w'Imana, kanaka ni umukozi w'Imana, kanaka mu kigerageza iki n'iki yaciyemo yahitwaye rwose nk'umumama ukunda Imana rwose, n'abandi bamama mumwigireho. Urumva, ugasanga abantu bafashe umuntu bamwicaje imbere, tubwira experience yawe y'uburyo wacitse icyaha runaka, ugasanga abantu bamushyize imbere kugeza ubwo mu buhamya bwe ushaka umwami Yesu n'umusaraba w'i Karuvari ukamuburamo, ahubwo arimo kukwereka tekinike yakoresheje ibiki byose. Nshuti zanjye, abantu benshi bashaka kubahirwa ibyo babonye n'ibyo bumviye muri uru rugendo, ariko dukwiye gucishwa bugufi cyane. Hari umuvugabutumwa w'inshuti yanjye arimo arakora amateraniro kuri YouTube, ariko igihe cyose agiye gusenga, igihe cyose agiye kubwiriza, igihe agiye gutanga inama, aricara akavuga ati ncishijwe bugufi. Iryo jambo ncishijwe bugufi ryerekana yuko ayo mateka agiye gukurikira ni amateka yoroheje, hatagira umuntu uyabona ngo ayo mateka amurangaza mwibagize iby'umusaraba. Nshuti zanjye, iki ni ikintu gikwiye kuturanga mu buzima bwacu bwose, gushaka kubahirwa amateka yawe. Hari abantu benshi baba bashaka kwirukanka ngo ubuhamya bwabo babujyane kuri radiyo, babujyane kuri televiziyo, babushyire kuri YouTube, iby'Imana yabakoreye, iby'Imana. Ariko nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo Satani afite icyaha gishyashya arimo gukoresha abantu kugira ngo abantu ibintu byabo ibyababayeho bidasanzwe babiratira abantu bajye babahoza mu kanwa, abantu bajye bahora babatekereza, abantu bajye bahora babashakisha ngo bagire icyo babamarira. Ariko igihe kirageze ngo abantu bashake Kristo we wenyine ufite icyo yabamarira. Arangije mu Kristo, amaze gushinjwa ibyo byaha, mu Kristo yaravuze ati ibyo uvuze ni ukuri, hari n'ibyo wibagiwe, umwami wanjye akunda kubabarira, kandi izo ntege nke nazikuriye iwawe, kandi koko izo ntege nke zarandemereraga, ariko narazihannye ndababarirwa. Amen. Mu magambo make, nta kindi kintu icyo ari cyo cyose gishobora gucecekesha ibirego by'umwanzi Satani uretse imbabazi z'Imana. Nshuti zanjye, imitima iturega, imitima idushinja ntabwo izakemurwa no kumva indirimbo, imitima idushinja ntabwo izakemurwa no kugenda ngo ujye ahantu mu rusengero barimo kubyina, barimo kugira gute, ntabwo izakemurwa no kujya kumva ubuhamya bw'umuntu runaka kubwira iby'Imana yamukoreye. Ahubwo imitima iturega izakurwaho no kuba warababariwe n'Imana, warakiriye imbabazi z'Imana. Wakwibaza uti se imbabazi z'Imana Imana yazitangaje ryari? Nubwo uyu munsi wa none abantu bicara bakavuga ngo hari itariki, ngo uyu munsi ngo numvishe ngo imbabazi z'Imana, ngo mbonye itangazo ry'imbabazi. Ariko itangazo ry'imbabazi ku bantu bari mu isi bose Imana yaritanze muri Yesaya. Muri Yesaya igice cya 60, Yesaya igice cya 61. Yesaya igice cya 61, ijambo ry'Imana ridufitiye igisubizo. Yesaya 61 umurongo wa mbere haravuga ngo umwuka w'umwami w'Imana ari kuri njye, bahagakomeza. Ariko umurongo nashakaga n'uyu wa kabiri, kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo no guhoza abarira bose. Ni ukuvuga ngo byanga byakunda i Karuvari wari umwaka w'imbabazi z'Uwiteka. Kristo yatangaje imbabazi. Nyuma y'izo mbabazi rero ubu hagiye gukurikiraho guhora inzigo. Byanga byakunda abantu banze kubana na Kristo ngo bakire izo mbabazi bagiye kuzahorwa inzigo. Ariko mu gihe bazaba barimo guhorwa inzigo, Imana izaba irimo gutegura uburyo bwo guhanagura abana bayo amarira. Amen. Ibyo ni ibintu bizakurikirana nk'uko tubisoma muri Yesaya 61 umurongo wa 2. Ibi bintu byabereye muri Kristo Yesu i Karuvari, kandi nanone bimwe biracyakomeje bizakomeza kuba. Rero nshuti yanjye, byanga byakunda imbabazi ziruta ibitambo, kandi imbabazi zishima hejuru y'urubanza. Mbibutsa yuko uyu munsi wa none mu rubanza Satani aracyadutunga urutoki akaturega yuko imico dufite idahuje n'ibyo twemera, imico dufite idahuza n'ibyo twarahiriye, imico dufite idahuza n'icyo Kristo yadupfiriye ashaka kugeraho. Ariko byanga byakunda imbabazi z'Imana zishima hejuru y'urwo rubanza rwa Satani kubwo kwakira Kristo. Abana b'Imana ntibubika umutwe, bubura imitwe yabo muri Kristo Yesu bakabonamo igisubizo. Igihe Apoloni yabwiraga mu Kristo amubwira ati uwo mwami, Apoloni yararakaye cyane bituma yerura avuga ibintu yanga cyane. Kuri paji ya 59 y'iki gitabo Apoloni arangije ararakara cyane atumva rero ndi umwanzi w'uwo mwami, uwo mwami ndamwanga, nkanga n'amategeko ye n'abagaragu be. Iki nicyo kinzanye ni ukukubuza.
nshuti zanjye, hatitaweho amadini dusengeramo n'ibindi bintu dusanzwemo, Satani ubwe mu kanwa ke mu Kristo yaramurakaje, bituma Satani amena amabanga ye. Yavuze yuko ikintu cya mbere yanga umwami Yesu. Icyo ni ikintu mugomba kumenya. Niyo mpamvu Yesu yahizwe akivuka, kugeza ubwo n'abana b'imfura bishwe, abana b'impinja bishwe, Yesu arahigwa, urugendo rwe rurakomeza. Satani yongorera abayuda n'abafarisayo n'abatambyi n'abaki, banga kumva Yesu igihe cyose, imyaka 3 n'igice yamaze yigisha ari kumwe n'abigishwa be. Icyo gihe cyapfuye ubusa kubera Satani warwanyaga umurimo w'Imana, ariko Imana umusaruro kuba wagombaga kwakira Kristo baramwakiriye. Satani urwango yanze Kristo yarugaragarije ku musaraba, kandi urwo rwango rwarakomeje arugaragariza ku itorero ry'Imana, ubwo abana b'Imana bicwaga mu gihe cya Nero muri za 67 kugeza muri za 70. Ibyo bihe nibyo intumwa Pawulo, intumwa Petero bishwemo, bicwa na Roma. Abatabizi mujye gusoma mubimenye, Roma niyo yishe Petero, Roma y'abapagani niyo yishe Pawulo. Kandi iyo Roma n'ubundi muri cya gitabo cy'Ibyahishwe 13, iyo Roma ububasha bwayo, inyamaswa yahaye ububasha n'ubushobozi n'icyubahiro n'ubutware bwayo iyindi nyamaswa, ni Roma y'abapagani yahaye Roma y'abapapa ubushobozi yari ifite kera. Mu magambo make rero, uru rwango Kristo yanzwe na Roma y'abapagani n'ubundi rwakomereje muri Roma y'ubupapa, Roma y'abakirisitu, kuko n'uyu munsi wa none inyigisho za Kristo bazibamba ku musaraba bakazitambukaho nk'abatazibonye. Ikindi kintu gikomeye ni iki: Satani yakomeje kugaragaza urwango yanga abantu b'Imana igihe Roma yicaga abantu b'Imana imyaka 1260. Ari nacyo cyatumye abaprotestani tuvuka. Twavutse kugira ngo Imana igaragaze ukuri, n'ibyo bintu byagiye bikorerwa mu rwihisho bijye ahagaragara. Satani rero yagaragaje ko yanga umwami Yesu. Urwango Satani yanga umwami Yesu arugaragariza he rero? Icya mbere, nanga n'amategeko ye. Yesu yavuze ngo iki? Bibiliya, ijambo ry'Imana ridufitiye igisubizo nubwo abantu batabyitaho. Yohana igice cya 14 umurongo wa 15 na Yohana 15 umurongo wa 16. Yohana 14 umurongo wa 15. Ijambo ry'Imana riravuga ngo iki? 14 umurongo wa 15, nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose, niwe mwuka w'ukuri. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebwe muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwebwe. Yesu asezerana kohereza Mwuka Wera, yarashimiye abantu yuko nibaramuka bamukunze bakitondera amategeko ye, aribwo azasaba Data akohereza iki? Mwuka Wera. Uyu munsi wa none dufite amadini menshi yemera Mwuka Wera, akemera yuko Mwuka Wera afite ubushobozi, ndetse bakagira na bimwe bavuga bigaragaza ko Mwuka ari mu matorero yabo, ariko amategeko y'Imana bakaba barayashyize ku ruhande. Iki ni ikinyoma rero. Isezerano ryo guhabwa Mwuka Wera ryari rifitanye isano no gukunda Yesu no gukomeza amategeko ye. Nibyo koko abanyamadini benshi bagaragaza ko bakunda Yesu, bagaragaza yuko rwose bafite Mwuka Wera, ariko Yesu yavuze ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Urukundo rwa Yesu ruzatuma abantu bitondera amategeko ye, kubera ko gukomeza ayo mategeko bitari mu mbaraga za muntu. Abana b'Imana bazoherezwa umufasha wo kubana nabo kugira ngo babeho mu buzima bukurikiza amategeko y'Imana. Kandi Yesu yarakomeje akomeza ku murongo wa 21 w'icyo gice cya 14, aravuga ngo ufite amategeko yanjye akayitondera niwe unkunda, kandi unkunda azakundwa na Data, nanjye nzamukunda mwiyereke. Mu magambo make, kuvuga yuko werekwa, kuvuga yuko ubona Imana ariko udafite Mwuka Wera, atari Mwuka Wera ubiguteye, kiba ari ikinyoma cyo kubeshya abantu. Kuvuga yuko ufite Mwuka Wera nta tegeko ry'Imana riyobora umutima wawe, byaba ari ikinyoma yuko ukunda Imana. Nanone ibi rero ni ibintu abantu bakeneye kwicara bakiga. Yohana 15 umurongo wa 14, Yesu yarakomeje nanone avuga amagambo akomeye, aravuga ngo muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka.
ubucuti bwa Kristo, hagati ya Kristo nawe. ubwo bucuti nta handi buva. Kristo yohereje imbaraga ya Mwuka Wera kugira ngo iduhe ubushobozi bwo gukunda Kristo, gukunda icyo yadukoreye Karuvari, gukunda umusaraba we, kandi uwo musaraba niwo uduha intsinzi yo gushobora ibyo amategeko adusaba kugeraho, kuko Satani atunga urutoki atwerekana ko twica amategeko. None inshuti zanjye rero, ikintu gikomeye ngiki, Satani ubwe yakomeje avuga yuko yanga amategeko y'Imana. Niyo mpamvu uyu munsi wa none amadini aziga ibya Yesu abihurizeho, ariko nibigera mu by'amategeko y'Imana tuzahita ducikamo ibice. Uzasanga buri dini rifite amategeko. Iyo urebye usanga uyu munsi wa none buri dini ryose ryagiye rishyiraho amategeko yaryo atuma sisiteme zaryo zigenda neza, aricyo kimaze gutuma amadini hafi ya yose amaze guta Bibiliya. Igihe kirageze ngo tugaruke kuri Bibiliya itwereke mu magambo make kuki turi abana b'Imana. Turi abana b'Imana niba twanga ibyo Yesu yanga, tugakunda ibyo akunda. Rero byanga byakunda, niba Satani atubwiye ko yanga amategeko y'Imana, ubwo abana b'Imana twe turahamagarirwa gukunda amategeko y'Imana. Niba Satani yanga umwami Yesu, twe turahamagarirwa gukunda umwami Yesu. Ikindi kintu gikomeye hano muri iki cyigisho bakomeje bagaragaza nanone akamaro k'amategeko. Muri iki gitabo nagira ngo mbabwire inshuti zanjye, iki gitabo kiratangaje. Murebe kuri paje yacyo ya mbere, kuri paje ya gatanu, paje ya gatanu mu magambo ateguza. Muri iki gitabo Yohana akiri umusore, ndimo ndasoma paje ya gatanu y'igitabo cy'umugenzi. Akiri umusore Yohana yakundaga gukora ibyaha cyane, ariko yabikoraga umutima umurega, azi ko Imana izabimubaza. Umunsi umwe, uyu ni Yohana Bunyane, yumvise yigisha ku cyaha cyo kwica isabato. Yumva ijwi ry'Imana mu mutima we rimubaza riti, urahitamo iki? Kureka ibyaha byawe ukazajya mu ijuru, cyangwa kubikomeza ukazajya muri Gehenomu? Agira ubwoba bwinshi maze ariheba, yibwira ko atagishobora gukizwa. Bukeye ahura n'abagore batatu bakijijwe, baganiraga iby'Imana bahagaze ku irembo ry'urugo. Atangazwa n'amahoro yabo n'ubuhamya bwabo bwo kubabarirwa ibyaha no gukizwa n'umwami Yesu. Amenya ko abo bagore babonye Yesu koko. Mu magambo make, iki gitabo gitangizwa n'uko Yohana Bunyane akiri umusore yigeze kwinjira mu materaniro, asanga abantu barimo kwiga ku bigendanye n'icyaha cyo kwica isabato. Ijwi ry'Imana ryavugiye mu mutima we riramubaza riti, urahitamo iki? Kureka ibyaha byawe ukazajya mu ijuru, cyangwa kubikomeza ukazajya muri Gehenomu? Inshuti zanjye, uyu mugabo wanditse iki gitabo, mu gihe cye kwica isabato byari icyaha, ariko uyu munsi wa none kwica isabato ntibikiri icyaha. Ibi rero binyereka yuko amadini atandukanye uko yagombaga guhaguruka yizera icyo Imana ibasaba atari ko bikimeze. Uyu munsi wa none abantu bavuga yuko ijwi ry'Imana rivugana nabo, ariko iri jwi ry'Imana ryo muri iki gihe abantu bavuga yuko bumva ntago rikibabaza niba bari bureke ibyaha byo kwica amategeko y'Imana, ahubwo ijwi ngo ribabwira ko bagiye kujya muri Amerika, bagiye gukurwa mu cyavu bakicazanwa n'ibikomangoma. Nshuti yanjye, igihe kirageze ngo ibyo Satani yanga twebwe aba ari byo dukunda, ibyo Satani akunda aba ari byo twanga. Nibwo turaba tubaye abana b'Imana nyakuri. Muri iki gitabo cy'umugenzi kandi saha honyine bagaragaje akamaro k'amategeko. Nshuti yanjye, mu cyigisho nanone cy'ubuhamya bwa byiringiro, muri iki cyigisho naho bagize ikindi kintu bagaragaza, gusa byanga byakunda amategeko y'Imana afite imbaraga. Nshuti zanjye, murebe paje 135, paje 135, Mukristo arimo kuganira na Byiringiro, tuzanahagera. Ariko baranditse Mukristo arangije abaza Mukristo ati ni ibiki? Abaza Byiringiro ati ni ibiki? Byiringiro ati, ni ubutunzi bwose bw'iyi si, nishimiraga cyane ibiganiro bibi no gusinda no kurahira Imana ubusa no gutukana no kubeshya no gusambana no kwica isabato n'ibindi bisa bityo bishaka kurimbuza ubugingo bw'umuntu. Nshuti zanjye, Byiringiro biragaragara ko yari abizi yuko ibintu byose bishobora kurimbuza ubugingo bw'umuntu. Harimo kwirata, harimo ibiganiro bibi, harimo gusinda, harimo kurahira Imana mu busa, harimo gutukana, harimo kubeshya, harimo gusambana. Yongeraho yuko no kwica isabato nabyo ari icyaha kizabuza abantu ubugingo buhoraho.
ariko uyu munsi wa none nshuti zanjye, iki gitabo kiramburiwe imbere yacu kugira ngo tumenye icyo Imana idushakira. Rero Apoloni hano yagaragaje ko yanga amategeko y'Imana. Ikindi yagaragaje, Apoloni yavuze yuko yanga abagaragu b'Imana. Nanga abagaragu be, iki nicyo kinzanye ni ukukubuza. Satani yanga abantu b'Imana cyane, ni nayo mpamvu abagerageza, ni nayo mpamvu batagira amahoro muri ubu buzima, amahoro asanzwe ayangaya y'inyuma agaragara, nubwo baba bafite amahoro y'imbere mu mutima. Kubera iki? Satani yanga abagaragu b'Imana, kandi urwango Satani yanze abagaragu b'Imana muzarubona no mu nsengero. Iyo uko urushaho kubana n'Imana, uko urushaho kugenda ukemura ibibazo ufitanye n'Imana, haboneka urwango. Hari abavuga ko wigize umuntu w'Imana cyane ugakabya, hari abakubona gusa bakumva ubaciraho iteka nta n'ikintu uvuze. Ibi byose bituma Satani uko yanga abantu b'Imana, uru rwango rwe arushyira no mu nzu y'Imana, ugasanga urwango rurimo kandi ariho hagombaga kugaragarira urukundo. Nshuti zanjye rero, kimwe mu bintu bigaragara ni iki ngiki. Apoloni amaze kuvuga ibyo, Mukristo yaramubwiye ati rero irinde, kuko ndi mu nzira y'uwo mwami ukiranuka, ariyo nzira yo gukiranuka. Mu magambo make rero, niki cyakurangira idini y'ukuri? Niki cyakurangira inzira y'ukuri Mukristo yari arimo? Icya mbere, inzira y'ukuri igomba gukunda umwami Yesu cyane. Inzira y'ukuri igomba kuba irimo amategeko y'Imana. Inzira y'ukuri igomba kuba irimo urukundo rutuma umuntu akunda abantu b'Imana, kuko Satani abanga. Rero urukundo, umuntu akunda Imana agakunda na bagenzi be, amategeko y'Imana ayobora umutimanama we, umwami Yesu ukesha kubaho, umusaraba we akaba ari wo uguha icyo wivuga uyu munsi wa none. Ibyo byonyine birahagije ngo umenye yuko uri mu idini y'ukuri, uri mu itorero ry'ukuri. Twihuta, Apoloni yahise atambikiza mu nzira, arangije atangira gutera Mukristo agacumu kameze nk'umwambi. Aka gacumu gashushanya iki? Kwitekerezaho. Buriya Satani iyo amaze kubona abantu bamaze gufata umwanzuro wo kuguma mu ruhande rw'Imana, icyo akora nta kindi ni ukubatera kwitekerezaho. Murabizi, igihe cyose umuntu afashe umwanya ngo yitekerezeho cyane, atari ijambo ry'Imana rimuhaye uwo mwanya, atekereza ibintu biri negatifu byanga byakunda. Apoloni rero arangije atambikiza mu nzira, arayimara. Amaze gutambikiza mu nzira, amaze kuyimara, atera Mukristo agacumu kameze nk'umwambi, aramwipfunyira, amutera uducumu twinshi. Ndetse muri iki gitabo bakomeje bagaragaza yuko Mukristo yageze aho akomereka ku mutwe, akomereka ku kuboko n'ikirenge. Ibi bifite icyo bisobanura. Umuntu iyo Satani amaze kukurasa, umuntu ucika intege mu bigendanye n'ibyo wizeraga. Ibyo ni mu mutwe. Ibyo umuntu yizeraga atangira kubihuzagurikamo. Icya kabiri ni ugukomereka ukuboko. Imirimo yawe wajya gukora mu nzu y'Imana, utangira ukavuga uti byose ni kimwe, n'ubundi mbara nakoreye nta wanshimye. Umuntu agatangira akareka gutanga amaturo, akareka gutanga icyacumi, akareka kugirira abantu neza. Ikindi kandi ikirenge, Bibiliya iravuga ngo ibirenge byuzanye inkuru nziza ni byiza ku misozi. Mu magambo make, n'impamvu zateraga umuntu kuvuga ubutumwa nazo zirahagarara. Muri ino minsi Satani yarashe abantu umutwe, ukuboko n'ikirenge. Niyo mpamvu ubona abantu bicaye mu nsengero, ariko impamvu yatumye bava mu byaha ntabwo bakiyibuka, ahubwo iyo bicaye ubona baribagirwe impamvu yatumye baza. Nshuti zanjye, utekereze cyane, kandi nanjye ndatekereza cyane, kugira ngo turebe ese imyambi n'uducumu, utwambi duto twinshi Satani yarashe, ese wabashije kuturanga, wabashije kutwigizayo, cyangwa se harimo wakomeretse umutwe? Iyo umwizera yakomeretse umutwe, usanga n'ibyo yizera atibuka aho biri. Muzaganira n'abantu usange mu by'ukuri arakubwira ati ngewe sinkina nibuka iby'Imana, sinkina nibuka iki, sinzi ukuntu mu mutwe wanjye muri no minsi imeze. Satani aba yawurashe. Umuntu uzajya kumva wumva aravuze ati n'ubundi ntacyo nzongera kubaha, n'ubundi ni imitsi yanjye barya. Ubwo ni umwizera arimo aravuga impamvu atazongera gutanga amaturo n'icyacumi. Ni imitsi yanjye baba barya bariya abapasiteri, ni imitsi yanjye baba barya bariya. Ariko nshuti zanjye, uba wamaze gukomereka ukuboko. Ikindi kimenyetso kiranga umuntu wakomeretse ukuboko, atangira gutanga kubw'impamvu. Umuntu aricara, haba hari umuntu ufite ikibazo, akamufasha kubw'inyungu zindi azamukura. Rero uko ni ugukomereka ukuboko. Ikirenge, umuntu akajya kubwiriza ahantu ari bukomerwa amashyi. Umuntu yatumirwa mu cyaro yanatumiwe mu mujyi, yarangiza akajya mu mujyi, kuko mu cyaro abazavunika kandi nta muntu bazamenya n'ukomeye. Nshuti zanjye, nagira ngo nkubwire, niba
kuririmba kwawe, kubwiriza kwawe, gufasha umuntu kwawe, kwibuka iby'Imana kwawe no kwizera kwawe, byanga byakunda Satani akumaranye igihe yarakurashe. Ukeneye kwegera Kristo kugira ngo akomore. Mu Kristo igihe cyarageze ashaka kwiheba yuko atari bukire, ariko ikindi kintu kigaragara nta kindi, mu gucika intege Satani yaramwegera amusumira mukubita hasi, noneho inkota ya Mukristo bagukubiri. Iyi nkota nuramuka urebye mu gitabo cy'Abefeso igice cya 6, Abefeso igice cya 6, iyi nkota muri Bibiliya bayivuzeho neza. Abefeso 6 umurongo wa 17, ijambo ry'Imana umurongo wa 17 haranditse ngo, kandi mwakire agakiza kab'ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Mu magambo make, iyi nkota ya Mukristo yarwanishaga arwana na Apoloni ari we Satani ni Bibiliya. Iyi nkota rero Mukristo Apoloni yaramufashe aramusumira mukubita hasi, inkota ye bagukubiri. Mu gihe cyose ibibazo byanjye ni ibyawe, mu gihe cyose ubuzima bw'umujyi, mu gihe cyose ibigeragezo n'amakuba turimo, igihe ikigeragezo kizaza kikagukaraga kikagukubita hasi, Bibiliya ukayishyira hariya, agakiza ukagatereka ku ruhande, kumenya Imana kwawe ukabishyira ku ruhande kugira ngo uhangane n'icyo kigeragezo neza, uzamenye ko waguye n'inkota yawe ukubiri. Igihe cyose ikibazo kizahaguruka hagati yawe n'uwo mubana, igihe ikibazo kizahaguruka hagati yabo mukorana ku kazi, igihe ikibazo kizahaguruka hagati yawe n'abo musengana, Bibiliya ukayishyira ku ruhande, ibibazo ukabikemura nk'umupagani, uzamenye ko uguye ukubiri n'inkota. Kandi Satani yahise yicara avuga ati umva ndagushyikiriye sindi bubure no kukwica. Ariko ikintu gikomeye cyane ni iki ngiki, ni uko mu Kristo igitabo cy'umugenzi kiratubwira ngo, ariko ngo Apoloni akihanukiriye ngo amuhorahoze kubw'imbabazi z'Imana. Amagambo nkunda cyane, ariko kubw'imbabazi z'Imana mu Kristo arambura iki? Arambura ikiganza. Amen. Aya magambo arakomeye. Maze kubw'imbabazi z'Imana Apoloni akihanukiriye ngo amuhorahoze, mu Kristo arambura ukuboko vuba, asingira inkota ye, aramubwira ati wa mubisha we winyishima hejuru yo nguye ndabyuka. Aya magambo yanditse muri Mika igice cya 7 umurongo wa 8. Ibi bintu biratangaje. Kubw'imbabazi z'Imana mu Kristo inguma ze zagendaga zimumaramo intege. Kubera iki? Kwitekerezaho, gutekereza uburyo Satani yagiye agutsinda mu buzima bwa kuva uri umwana, uburyo Satani yagiye agukatisha amakorosi, kandi ayo makorosi ukayarangiza utsinzwe, uneshejwe, bica umuntu intege. Niyo mpamvu nababwiye ngo igihe cyose Imana ari izaguha gusubiza amaso ngo urebe ibihe byakuranze inyuma, Imana izagufasha. Ariko iyo Satani ari uguhaye gusubiza amaso mu bihe byahise, akakwibutsa uko wari uriho muri za 80, uko wari uriho muri za 90, uko wari uriho muri 94, uko wari uriho muri 95, uko wari uriho mu 2000, akakwereka ejo bundi muri 2010 uko wari umerewe neza. Mujye mwirinda yuko iminsi yo kujijwa Satani ayidusubizamo. Ariko Imana nifata ibitekerezo byacu ikatwibutsa iminsi yahise, Imana ibigiye kutwongeramo imbaraga. Rero ikintu nagira ngo mbabwire ngiki, kubw'imbabazi z'Imana mu Kristo yongeye kugarura imbaraga. Si kubw'imbaraga ze, si kubw'ikindi. Kuba umuntu Imana yaramuhagurukije mu rugendo birahagije kugira ngo nanagwa Imana yongere imubyutse. Ikindi kintu gikomeye, turaza kureba ibi ngibi, turebe ubusobanuro twihuta. Ikindi najya mbabwire, mu Kristo avuze ibyo ngibyo acumita Apoloni inkota ye. Ijambo ry'Imana niyo nkota yonyine ishobora gukoreshwa ngo Apoloni yigireyo, ibyo atwongorera byigizweyo, ibyo aturega, ibyo adushinja byigizweyo. Amusubiza inyuma nk'ukomeretse uruguma rwica. Uru ruguma rwica, iri jambo ryitwa uruguma rwica, nshuti zanjye, Apoloni yakomeretse. Muze kuza kureba nanone mu gitabo cy'Ibyahishuwe aho batubwira inyamaswa yakomeretse uruguma rwayishe ariko nyuma rugakira. Ayo magambo tuyabona no mu gitabo cya Daniyeli. Mu gitabo cya Daniyeli nanone hatwereka uburyo iri jambo ryitwa uruguma rwica, impamvu Yohana Bunyane yarikoresheje nuko mu gihe cye hari ubwami bwa Roma bwagombaga kuzagira gute, inyamaswa yagombaga kuzakomereka uruguma rwica, ariko rwa ruguma nyuma yaho rukongera rugakira. Mu magambo make, Satani iyo umukomerekeje uruguma rwica, mu magambo make ntabwo aba apfuye, ahubwo aragenda akagutega ikindi gihe. Ni nako byagenze kuri Roma. Roma nayo
mu gitabo cya Daniyeli batubwira yuko iyo nyamaswa yakomeretse uruguma rwica, ariko nyuma rugera aho rugira gute, rurakira. Ibi bintu rero biratangaje cyane, birasaba yuko abantu bakeneye kwicara bakabyiga. Uruguma rwica rwongeye kugaruka muri iki gitabo cy'umugenzi. Rwerekana iki? Uretse ahangaha ubwami bwa Roma bwagombaga gukomereka uruguma rwica, kandi nyuma ubwo bwami bugakomeza kubaho. Rero Apoloni nawe numurwanya ukamukomeretsa uruguma rwica ukoresheje inkota, ntukagire ngo Satani uramutsinze birarangiye ntimuzongera guhura. Ahubwo nk'uko muri Daniyeli hatubwira inyamaswa yuko uruguma rwayishe rwongeye rugakira, ni nako Satani nawe mu kumurwanya uramutsinda hamwe ku ngingo imwe, ariko akazukira mu yindi ngingo kugira ngo nanone yongere arwane nawe. Maze Mukristo abibonye arongera aramwegera aramubwira ati, muri ibyo byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Abaroma 8:37. Apoloni abona ibintu birakomeye, atanda amababa ye y'imbwa yiswa, araguruka aragenda. Mukristo ntiyasubira kumubona. Muri iyo ntambara yose sinigeze kubona agaragaza umunezero na rimwe, kugeza aho yamenyeye ko akomerekeje Apoloni inkota ye. Nicyo cyamuteye kumwenyura, yubura amaso areba mu ijuru. Bishatse gusobanura iki? Mu bigeragezo, mu makuba, mu ngorane, mu kintu runaka Satani yaguteze ngo ugwemo, nuramuka ubonye ku musozo ukinesheje, ntukajye uhamagara abantu ngo ubashimire ubabwire yuko uri umuntu udasanzwe ufite experience mu bintu by'Imana. Mukristo amaze gutsinda Apoloni yibutse yuko ijuru ari ryo rimubashishije kunesha, yubura amaso ye mu ijuru, arangije aramwenyura. Kubura amaso mu ijuru bisobanuye iki? Daniyeli igice cya 4. Daniyeli igice cya 4, igihe Nebukadineza yaramaze guhangana kumara imyaka 7 ari mu ishyamba kubera kutumvira Imana, yabanye n'Imana, Imana iramurinda, Imana imucira kanzu. Arangije iyo myaka 7 irangiye, Nebukadineza yatanze ubuhamya murongo wa 31 w'igice cya 4 cya Daniyeli. Hanyuma y'iyo minsi njyewe Nebukadinezari nuburira amaso yanjye mu ijuru, ngarura akenge, pera ko nshima Imana isumba byose, ndayambaza nubaha uhoraho iteka ryose, kuko ubwami bwayo ari bwo bwami butazashira, kandi ingoma yayo izahoraho uko ibihe bihaye ibindi. Nshuti zanjye, Nebukadineza ishuri rye rirangiye, yubuye amaso amenya ko mu ijuru hari Imana. Mukristo amaze guhangana na Apoloni amaze kuguruka agiye, Mukristo yaramwenyuye, yubura amaso areba mu ijuru, kuko ariho akura intsinzi. Reka nongere nkubwire yuko igihe cyose uzabona kubwo gufashwa n'Imana ugize ikigeragezo Satani yazanye unesha, ntugakunde gushimwa n'abantu gusa, ntugakunde gukomerwa amashyi n'abantu ngo abantu bagusure bakubwire baturi umuntu ukomeye rwose pe, ahubwo jya wubura amaso umenye ko mu ijuru hari Imana. Mukristo rero yaririmbye indirimbo yerekana ubutwari Imana yamuhaye, arangije aravuga ati, dayimoni unteye ava kwa Satani niwe wamutumye, niwe shebuja, twiriwe turwana, nuko Apoloni asigaza hata kanyica, maze Imana yanga ko uwo mwanzi anyica, mfata inkota yanjye ndamucumita, maze Imana yanga ko uwo mwanzi anyica. Mu magambo make, ngurwo urubanza, ngicyo ikintu gikomeye. Mukristo ikindi yakoze nuko hano yahawe ibibabi by'igiti cy'ubugingo, arangije arabifata abishyira ku nguma ze. Ibi bibabi by'igiti cy'ubugingo turaza kureba icyo bisobanura, kandi ibibabi byahise bimuvura indwara, ibisebe yari afite yakomerekeye muri iyo ntambara. Uwo mwanya arakira, aricara, arya umutsima, anywa n'amazi bamuhaye mu icupa, abona intege, aragenda agifite inkota mu ntoki, kuko yakekaga yuko ahari undi mubisha yaba hafi. Ikibazo kimwe nugitsinda, jya umenya ko Satani yagutegeye mu kindi, jya ukomeza inkota. Ariko dufite abantu benshi baheruka ijambo ry'Imana bakiri abakobwa, bamaze kuba abadamu bumvise birangiye. Turabafite baheruka ijambo ry'Imana bakiga muri za segonderi, kubera ko bahanganaga n'ibigeragezo bikomeye, ariko barangije za kaminuza ubu bakora muri za ministeri no mu bindi bigo bikomeye, Bibiliya bashyize ku ruhande, nta mwanya bayibonera. Turabafite baheruka gufata inkota mu gihe batabyaraga, baheruka gufata ijambo ry'Imana mu gihe batabyaraga, bahanganye n'ibigeragezo n'amakuba, kuko Satani yabongoraga kujya mu bapfumu, ariko bakumva bakwiye kuguma mu Mana. Ariko aho bamariye kubyarira, kuko ikibazo bari bafite ari abana, ijambo ry'Imana ntago baribonera umwanya. Nshuti zanjye, ikigaragaza umuntu wahanganye na Apoloni agomba guhora azi ko hari ahandi bazahurira. Ibi bikwiye gutuma ugumana inkota mu ntoki. Nshuti zanjye rero, nagira ngo twihuta
mbabwire ikintu gikomeye mu gitabo cy'imigani igice cya 24 murongo wa 16 Bibiliya iravuga ngo kuko umukiranutsi naho yagwa karindwi yakongera akabyuka, ariko abanyabyaha bazagushwa n'amakuba yabo. Byanga byakunda abanyabyaha buri makuba aje arabagusha ntibazongere kubyuka, ariko umuntu wamaze kwakira Kristo akamenya icyo ikaruvari yakorewe, akafata umwanya akiyegurira Imana n'ubuzima bwe bwose, uwo ni umukiranutsi nubwo agica mu bibazo. Ibi rero bivuga ngo ese umukiranutsi yagwa? Yego, umukiranutsi ashobora kugira ibimugusha, ariko Imana yamuhagurukije ni nayo izongera imuhagurutse, kuko umukiranutsi naho yagwa karindwi yakongera akabyuka. Nshuti zanjye, ibi bintu birakomeye cyane. Yakobo igice cya 4 umurongo wa 1, mbese muri mwe intambara ziva he n'intonganya ziva he? Ntibiva ku byo mwishimira bibi birwanira mu ngingo zanyu. Mu magambo make, muri twe harimo intambara itari n'intambara. Mu magambo make, ku isi hari intambara ebyiri: hari intambara y'Imana, hakaba n'intambara ya Satani, ariyo yitwa intambara yacu. Rero nshuti zanjye, iyo utarwana imwe uba urwana indi. Mbese muri mwe intambara ziva he n'intonganya ziva he? Ntibiva ku byo mwishimira bibi birwanira mu ngingo zanyu. Murararikira ariko ntacyo mubona, murica kandi mugira ishyari ariko ntimushobora kunguka. Muratabara mukarwana nyamara ntimuhabwa kuko mudasaba, murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi, mushaka kubyayisha irari ryanyu ribi. Abantu barasenga ariko ntibahabwa igisubizo. Kubera iki? Amasengesho yabo yerekeye ku irari ryabo. Nshuti zanjye, igihe cyose umuntu ageze imbere y'Imana, aho gusabira guhinduka k'umutima, akisabira ibintu by'uyu mubiri, akisabira inzu, akisabira amaburuse, akisabira amanota meza mu mashuri, akisabira viza zo kujya hanze, akisabira kumenyekana no gukomerwa amashyi aho abantu benshi bari, akisabira icyubahiro, aho gusaba gucishwa bugufi. Byanga byakunda uyu muntu aba arimo kurwana intambara yo kumenyekana, kandi Imana ishaka yuko arwana intambara. Dusoma mu gitabo cya 2 cya Timoteyo, igitabo cya 2 cya Timoteyo igice cya 4 umurongo wa 6, Bibiliya iravuga ngo kuko njyeweho maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, igihe cyo kugenda kwanjye gisohoye. Pawulo ibi yabivuze habura amasaha make ngo yicwe. Narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera, ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka, iry'umwami wacu umucamanza utabera azampa kuri urya munsi. Nyamara si njye njyenyine, ahubwo n'abakunze kuzaboneka kwe bose. Mu magambo make, ukwiye kurwana intambara nziza, ariko iyo ntambara niyo kurinda ibyo kwizera mu mutima wawe. Ndagira mbabwire ngo musubike intambara zose, murwane iyi ntambara yo kwizera, kandi iyi ntambara irwanirwa mu mutima wanjye n'uwawe. Kubara igice cya 21 murongo wa 14, Bibiliya iravuga ngo nicyo cyatumye byandikwa mu gitabo cy'intambara z'Uwiteka ngo Vahebu, Yisufu n'utugezi twa Runoni. Nshuti zanjye, iri somo ryo mu Kubara 21 umurongo wa 14 riratwereka yuko mu bihe bya Isirayeli hari hariho igitabo cyandikwamo intambara z'Uwiteka. Ndagira mbabwire ngo Yesu Kristo byanga byakunda afite igitabo yandikamo abantu babaye intwari ku by'umusaraba, babaye intwari ku by'agakiza, ndetse imirimo yabo yandikwamo aho ngaho. Icyo gitabo cyitwa igitabo cy'urwibutso. Intambara twarwanye, gushikama twagize, kwiyemeza twakoze mu bigendanye n'umusaraba wa Kristo, ibi ngibi nibyo byonyine byandikwamo aho ngaho. Mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 8 umurongo wa 19 naho tuhasanga uburyo abantu banze umwami, bisabiye umwami, banze ko Imana ibabera umwami. Aha muri iki gice cya 8 cy'urwandiko rwa mbere, igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 19 umurongo wa 19, baranditse ngo ariko abantu banga kumvira Samweli, baravuga bati biramaze, turashaka umwami wo kudutegeka kugira ngo natwe duse n'andi mahanga yose. Umwami wacu ajya ducira imanza, ajya tujya imbere, aturengere mu ntambara zacu. Icyambere ngiki, mu gihe cya Sawuli hari hariho intambara z'Imana n'intambara z'abantu. N'uyu munsi wa none niko bimeze, hariho intambara y'Imana irimo kurwanirwa mu mutima wacu, hakaba n'intambara z'abantu. Kanaka arampinga, muri korali sinzasubirayo, kanaka yanyimye mikrofone, ku rusengero sinzongera kubwiriza, kanaka yanyimye gahunda runaka, sinzongera gukora ibi n'ibi, abantu bangenje gutya. Ariko nshuti zanjye, intambara z'ibyubahiro tuzitereke hasi, dusaba Imana iduhe intambara yo kwizera.
muri Bibiliya mu gitabo cya Matayo igice cya 11 umurongo wa 12 Yesu yaravuze ngo uhereye mu gihe cya Yohana ukageza none ubwami bw'Imana buratwaranirwa kandi intwarane zibugishamo imbaraga. Ngurwo urugamba rero, urugamba rwo kumenyekana, urugamba rw'ibyubahiro rushyire hasi, urugamba rw'abarambona bate, urugamba rw'abaransize mu iterambere, kanaka namutanze i Kigali none dora ntanze kugera kuri ibi, kanaka namutanze kuri ibi, namutanze kwiga none dora ntanze ibi. Izo ntambara tuzitereke hasi, dusigarane intambara yo kuvuga ngo mu ijuru bambona gute, kuko ariyo ntambara ikomeye. Amagambo nkunda yanditse mu gitabo kinsobanurira urugamba rwa gikristo cyitwa umurimo wa gikristo. Iki gitabo cyitwa umurimo wa gikristo page 98 baranditse muri icyo gitabo ngo hari amagambo atatu yo kwitabwaho mu mibereho ya gikristo. Ibintu bitatu ukwiye kuzitaho idini waba usengeramo ryose uko waba uriho kose. Ibi bintu bitatu baranditse muri iki gitabo cy'umurimo wa gikristo page 98 baranditse ngo hari amagambo atatu yo kwitabwaho mu mibereho ya gikristo, kandi tukaba dukwiye kuyumvira niba dushaka ko Satani atatwiba umugono. Ayo magambo ni ukuba maso, icyo ni icya mbere, gusenga no gukora. Ukwiye kuba maso ni icya mbere, icya kabiri ukwiye gusenga, icya gatatu ni ugukora. Kimwe mu bintu bimbabaza rero, abantu barimo barakora, barashaka gukora umurimo w'Imana badafite umwanya wo kuba maso no gusenga. Niyo mpamvu bazisanga n'ubundi bakorera Satani. Mu gitabo cyitwa Ivugabutumwa page 114, Ivugabutumwa ni igitabo cy'ikinyarwanda kinsobanurira uko nkwiriye kubwiriza ubutumwa, uko nkwiriye kwitwara, icyo nkwiriye kwigisha n'icyo nta kwigisha, uburyo nkwiye gutwara ijambo ry'Imana. Ibyo byose mbikura muri iki gitabo cyitwa Ivugabutumwa page 114 baranditse ngo ijambo ry'Imana rero niryo kwezwa kwacu, amen, no gukiranuka kwacu, kuko ari byo kurya by'umwuka. Kwiga ijambo ry'Imana ni ukurya ibibabi by'igiti cy'ubugingo. Nshuti zanjye, ibi bintu ntago byoroshye. Twabonye yuko mu Kristo kuri page ya 62 ngo arangije kurwana yakomeretse, maze abona ukuboko, uko kuboko kumuha ibibabi by'igiti cy'ubugingo, arabifata abishyira ku nguma ze yakomerekeye muri iyo ntambara. Uwo mwanya arakira. Hano muri iki gitabo badusobanuriye yuko kwiga ijambo ry'Imana ari ukurya ibibabi by'igiti cy'ubugingo. Mu magambo make, imvune, ibikomere twagiriye ku rugamba rw'iby'umwuka, Imana ibyomoresha umwuka wera, ariko uwo mwuka wera tumubona duciye mu ijambo ry'Imana. Ibi bintu biratangaje cyane. Ikindi kandi mu gatabo kitwa Kugana Yesu mu cyigisho cya 5 kitwa Kwitanga banditse amagambo akomeye. Abantu benshi bamo bararwana intambara z'amadini, abantu benshi, ndetse hari amadini abiri arwana icyo bita intambara ntagatifu. Idini ya mbere ni Isilamu, idini ya kabiri ni idini ya Kiliziya Gatolika. Izo dini ebyiri mu mateka batubwira yuko mu mwaka w'igihumbi kugeza mu mwaka w'1400 ayo madini abiri yarwanya intambara, bose barwana kugira ngo babohoze Yerusalemu. Abo bantu barwanya intambara ku ruhande rw'Abarabu bayitaga intambara ntagatifu, no ku ruhande rwa Kiliziya yitwaga intambara ntagatifu. Abantu barwanya izo ntambara mu mateka ya Kiliziya babise izo ntambara ziswe intambara z'imisaraba, ibitero by'abanyamisaraba. Muri icyo gihe nibwo habonetse ikintu cyitwa yuko umuntu napfa arwanira Imana azajya mu ijuru. Ku ruhande rw'Abisilamu nabo bavugaga yuko umuntu urwanye jihad akayigwaho agomba guhita yinjira muri paradizo, muri jana. Icyo nashaka kubabwira ngiki, byanga byakunda abantu bagira ngo kurwanira Imana ni ukurwanira amadini, ariko ntabwo ariko bimeze. Muri iki gitabo cyitwa Kugana Yesu kuri page ya 21 ni mu cyigisho cya 5 cyitwa Kwitanga baranditse ngo kwirwanya no kwitsinda ni intambara iruta izindi zose zigeze kubaho. Kwirwanya no kwitsinda ni intambara iruta izindi zose zigeze kubaho. Kwitanga no kwegurira Imana byose bigomba intambara, kandi umutima ukwiriye kuyoboka Imana kugira ngo uhinduke mushya rwose were. Ngiyi intambara mbifuriza rero, ngiyi intambara mbifuriza kurwana ukayishoramo imbaraga zawe zose n'umwanya wawe. Kwirwanya ukitsinda niyo ntambara ikomeye iruta izindi. Muri icyo gitabo cyitwa Kugana Yesu mu cyigisho cya 7 cyitwa Urugero rw'ubuyoboke baranditse kuri
paje 32 ngo uko urushaho kwegera Yesu niko uzajya usanga yuko urushaho kuba mubi mu maso yawe, kuko urushaho kubona neza bigatuma ibidatunganye byawe birushaho kugaragara cyane, bitagira ihuriro n'ingeso za Yesu. Ibyo nibyo bimera bityo, ibyo nibimera gutyo bizaba bigaragaza yuko Satani azaba atakigufiteho urutabi. Bizaba bigaragaza kandi yuko imbaraga y'umwuka wera ihembura izaba igukanguye. Igihe cyose uzabona hari ibintu bibi utangiye kubona mu buzima bwawe, byaranze ubuzima bwawe utajya kubona, ugatangira kubona hari intege nke ufite, nubwo abantu mu rusengero bakwitaga ko ari we muntu mwiza uhasigaye, abantu bakabona wowe ubwawe ukabona uri umunyantege nkeya, mu gihe abantu babonaga bakwiye kugufatiraho urugero. Uzamenye ko intambara yo kwirwanya ukitsinda yagize umusaruro muri wowe, cyangwa byakunda Imana hari ikintu izaba irimo gukora muri wowe nshuti zanjye. Ngiyi intambara rero ikomeye, utazatekereza ngo uzahura na Porowoni, ngo uzagenda ngo ujye ahantu ngo ukubitane ngo n'ikintu cy'ikidayimoni gisa ukuntu ngo uhangane nacyo. Oya, ahubwo mu ntambara yo kwirwanya ukitsinda niho umuntu ahurira na Porowoni. Mu gitabo cyitwa muri cya gitabo cyitwa Kugana Yesu, n'ubundi mu cyigisho cya 8 aho banditse gukurira muri Kristo, baranditse ngo iyo umutima witekerejeho ubwawo wimura Kristo, yo soko y'imbaraga n'ubugingo. Nicyo gituma Satani adahwema kugerageza guhuza amaso yacu ngo atareba umukiza no gushyikirana nawe. Ibinezeza byo muri iyi si n'amaganya n'imitima ihagaze n'ishavu n'ibicumuro by'abandi ndetse n'ibicumuro byanyu, ibyo nabyo Satani azajya agerageza gukuruza amaso yanyu, azajya bigerageresha gukurura amaso yanyu. Ntimukemere imitego ye. Hariho benshi batari indyarya bifuza kubana n'Imana, maze Satani agahera ko akabateza ibicumuro byabo n'intege nke zabo, yibwira yuko nabasha kubatandukanya na Kristo atazabura kubanesha. Ntabwo dukwiriye kwihugiraho n'ubwoba n'imitima ihagaze, kuko bidutera gushidikanya ko tuzakira. Ibyo byose byibagiza imitima yacu isoko y'imbaraga. Niyo mpamvu nshuti zanjye ukwiye kwirinda ko Satani yazaza aherana umutima wawe akaguheza mu bya kera. Uzirinde ko Satani azaza ahora utunga urutoki akwereka ibyaha by'abandi, kandi nanone uzirinde ko Satani atunga ibyaha byawe urutoki ashaka kugukura kuri Kristo. Ndagira ngo mbabwire ikindi kintu gikomeye. Mbega ni amagambo nasomye mu gitabo cyitwa Ubutumwa ku basore. Iki gitabo paje 71 ni icyigisho cya 2. Ubutumwa ku basore baranditse ngo mbega uburyo Satani ahora ari maso kugira ngo arebe ko icyo yategesheje abantu bagifata. Satani ahora asura imitego ye, nyine nibyo ndimo gusobanura. Satani ahora asura imitego ye nk'uko umuntu wateze amafi ahora agenda ajya ku cyuzi ngo arebe ko ari icyo yafashe. Asura imitego ye n'ubwira bwinshi no kugira ngo abone abantu bagendera mu nzira yateguye. Ntabwo aba ashaka ko bareka gusenga kandi ngo be gukomera ku nshingano z'iby'idini. Ntabwo aba ashaka ko bareka gusenga kandi ngo be gukomera ku nshingano z'iby'idini. Satani ntabwo mu mugambi we ntabwo aba ashaka ko abantu bareka gusenga cyangwa ngo bareke n'inshingano z'idini, kuko igihe bakora ibyo ariho ashobora gutuma barushaho kuba ingirakamaro mu murimo we. Satani azareka abantu bakomeze basenge, azareka abantu bakomeze bagire inshingano mu idini, kuko ari byo bimufasha kugera ku nshingano ye neza. Uburyoza bwe bwuzuye ubucakura n'imitego y'ishukana abihuza n'ubunararibonye bafite n'ibyo bahamya bakatura, bityo agateza imbere umurimo we mu buryo butangaje. Icya mbere, Satani azatuma dusenga ariko dusenge mu buryo bupfuye. Satani azatuma dukunda inshingano z'idini ariko tubura umwanya wo kubonana na Yesu Kristo. Narangiza rero azatuma tumara igihe muri ibyo bintu tugira ubunararibonye, bwa bunararibonye experience yacu yo mu idini Satani arayifata akayongeraho ya masengesho yacu adafite icyo ashoboye, noneho bikamufasha akazi. Aya magambo aratangaje nshuti zanjye. Ushobora kuba umaze igihe usenga, ushobora kuba umaze igihe mu nshingano z'idini, ariko utaramenya intambara Satani ko yamaze kukunesha, imitego yo ukaba warayiguyemo. Twihuta mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye basobanuye neza uko Satani asa. Hatazazagira hari abantu benshi bicara mu materaniro, toka Satani kwa jina la Yesu. Satani ndagufashe, ndakuziritse, ndakujyanye ikuzimu, ndagushwanyaguje,
ndagufashe ngize gutya na gutya. Hari amagambo abantu bavuga mu masengesho bikumvikanisha yuko batigeze bamenya Satani barwana nawe uwo ari we. Satani Mukristo yarwanye nawe mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, mu gikombe cyamucishwa bugufi. Uyu Satani niwe abana b'Imana bagomba guhangana nawe. Ariko uyu munsi wa none abantu bafite Satani w'igipupe, Satani bafata bakagira faya bagatwika ngo Satani arirukanwa. Ariko Satani ko mumwirukana, ko muvuga mu materaniro ngo muramwirukanye mu izina rya Yesu. Amateraniro yajya kurangira hakabonekamo abantu bibye, hakabonekamo abantu baroza abana, hakabonekamo abantu basambanye n'abaririmbyi, hakabonekamo abapasiteri b'abeskoro. Abo bantu uko mubanza mugiye gusenga mwirukana Satani mu materaniro, ibyo bintu bivaye. Ese bishobora kuva ahandi hatari kuri Satani? Nshuti zanjye, ni byiza yuko igitabo cy'intambara ikomeye ni igitabo kinyereka intambara iri hagati ya Kristo na Satani. Ni icyigisho cya 31 paje 367. Ni mu cyigisho cyitwa umurimo w'imyuka mibi. Banditse ngo iki? Mutega amatwi. Baranditse ngo uwo mushukanyi w'umunyamwete nta kimutera ubwoba cyane nko kubona dutahuye ubucakura bwe, kugira ngo ahishe kamere ye n'imigambi ye. Satani yiyerekana mu ishusho y'urukozasoni kandi isuzuguritse, anezezwa no kubona abantu bamushushanya nk'ikintu cy'urukozasoni cyangwa giteye ishozi, kitagira ishusho, kijya gusa n'inyamaswa kandi kijya gusa n'umuntu. Anezezwa no kumva izina rye rikoreshwa mu mikino no mu bitutsi kubiyita abanyabwenge kandi bajijutse. Satani akunda kubona abantu bamukina mu mateatre, mu mafilime, mu biki byose. Dukomeze dusome cya gitabo. Ibyo biterwa nuko yiyoberanya mu buryo buhanitse, maze ugasanga hakunze kwibazwa ngo mbese koko icyo kiremwa kibaho? Ubu abantu bize za kaminuza bafite za PhD muragana akakubwira ati Satani ntabaho, ni igipindi cy'abazungu bashyizeho. Ariko dukomeje iki gitabo kiravuga ngo iki? Icyo ni igihamya cy'insinzi y'amahame avuguruza amagambo y'ukuri ko mu byanditswe byera. Bigaragara no mu madini y'iki gihe. Mu madini y'iki gihe ntibazi Satani barwana nawe, kandi biterwa nuko Satani ashobora kwigarurira bitamuruhije intekerezo z'abatazi imikorere ye. Ku ijambo ry'Imana rihora riduha ingero nyinshi z'ubucakura bw'imirimo ye, rikaduhishurira ibanga ry'uko akura imbaraga kugira ngo twirinde kandi twitegura imitego ye. Murabyibuka, wenda mfata urugero, igihe Kristo yari ari mu butayu Satani amubonekera. Satani ntago yaje nk'inzoka, ntago yaje nk'iki, nubwo mu mafilime batwereka ko haje inzoka, ahubwo Bibiliya itubwira ko yaje yigize nka marayika w'umucyo. Uyu munsi wa none Satani arimo arabonekera abantu mu matsinda y'amasengesho. Satani arimo arabonekera abantu mu butayu yigize marayika w'umucyo, arimo arabazanira ibisubizo by'amanyanga, arimo arabashukashuka. Niyo mpamvu abantu badafite handitswe ngo byanga byakunda, waba uri mu butayu, waba uri hehe, icyo waba ubyita cyose, bizasoza Satani ari uguhaye igisubizo ugire ngo ni ijuru ryakiguhaye. Muri iki gitabo cy'intambara ikomeye barakomeje barandika ngo imbaraga n'ubuhendanyi bya Satani n'ingabo ze bigomba kutwiteguza kugira ngo dushake ubwihisho no gutabarwa bibonerwa mu mbaraga ikomeye y'umucunguzi wacu, ko twitondera kurinda amazu yacu dukingisha ibihindizo n'ingufuri bikomeye, kugira ngo dukingire ibyacu n'ubugingo bwacu, turinda abajura. Ariko si kenshi dutekereza uko abamarayika babi bahora batwubikiriye, ndetse n'uwo duhanganye nawe mu mbaraga zacu tudafite uburyo na bumwe bwo kwirwanirira. Baramutse babonye uburyo, bashobora kurangaza intekerezo zacu. Abo ni abadayimoni, bagahungabanya kandi bakaremaza imibiri yacu, ubutunzi bwacu, bizinesi zacu. Murumva yuko byanga byakunda Satani n'abadayimoni biteguye kubyangiza, ndetse bakarimbura n'ubutunzi bwacu n'ubugingo byacu. Banezezwa no kubona ubuhanya no kurimbuka abana b'Imana ari byo barimo. Mbega amagambo akomeye. Rero ndabinginze kugira ngo mwicare mwegere Kristo, abigishe Satani, abigishe ububasha bwe, abigishe ubucakura bwe. Ariko si ibyo gusa mukeneye kwiga, mukeneye no kwicara mukiga urukundo rw'Imana n'imbaraga za Kristo. Nanone ntabwo ari byiza ko abantu bahora batekereza ububasha bwa Satani, imbaraga ze, aba ari byo abantu bahora bavuga bibatwara umwanya. Igihe kirageze ngo nanone tunishimire ko dufite umwami ufite imbaraga n'ubushobozi bwe. Mu gitabo cya Daniyeli igice cya 8 umurongo wa 23 kugeza
kugeza ku murongo wa 25 nigeze kubabwira ibigendanye n'umurimbuzi. Twabonye yuko iki gitabo cy'umugenzi badusobanuye yuko Apoloni bisobanura umurimbuzi. Mu by'ukuri nubwo Satani azaba ari ku isi mu minsi y'imperuka, azifashisha azakoresha ubwami bwa Roma. Ibyo turabibona muri Daniyeli 8 murongo wa 23. Yesu abivuga neza yavuze nanone muri Matayo 24 murongo wa 15 ngo ubwo muzabona ikizira cy'umurimbuzi. Daniyeli yavuze gihagaze ahera. Rero byanga byakunda iki kizira cy'umurimbuzi gifite isano rikomeye cyane. Reka turebe muri Daniyeli 8:23 kugeza ku murongo wa 25. Igihe ubwo bwami buzaba bwenda gushirira, abanyabyaha bamaze gukabya. Se nshuti zanjye, abanyabyaha ntibamaze gukabya? Abanyabyaha bamaze gukabya, umwami w'umunyamwaga uhubuka w'umugome. Nicyo umunyamwaga bisobanura iki? Ni umuntu uhubuka ariko mu buryo bubi. Umwami w'umunyamwaga umenya ibitamenyekana azima. Kugira ngo Roma, kugira ngo ubupapa bumenye ibitamenyekana, byasabye ko bushyiraho intebe ya penetensiya. Kumenya ibitamenyekana ni iki? Ni ukumenya ibintu abantu batekereza. Umuntu akaza kwatura icyaha akakubwira ati nateganyaga yuko mu cyumweru gitaha nzajya gusambana, none nje gusaba imbabazi. Padiri akabimenya mu ntebe ya penetensiya, akamenya abantu be aho barimo kwerekera n'intege nke bafite, akamenya icyigisho azategura, akicarana n'abami b'isi, akicarana n'amatsinda akomeye ategura intambara, akamenya intambara zigiye kuba, yarangiza agategura ibiganiro by'amahoro. Umwami w'umunyamwaga umenya ibitamenyekana azima. Imbaraga ze ntizizaba ari iz'ubwe. Mu magambo make, Satani azaba amwihishemo, azarimbura bitangaje, azabasha ibyo yagambiriye, azarimbura abakomeye n'ubwoko bw'abera. Abera bariho uyu munsi wa none, mu byibuke, byanga byakunda tugiye guca mu kigeragezo cya nyuma. Azarimbura bikomeye, azagira imigambi ituma bashishwa byose n'uburyarya. Niba mutizi ibyanditswe byera ngo mwige Daniyeli n'ibyahishuwe, ntimuzamenye ubucakura bwa Satani na leta z'isi na politike na Roma arimo gukoreramo. Azabashishwa byose, azagira imigambi ituma bashishwa byose n'uburyarya, kandi azishyira hejuru mu mutima we, azarimbura benshi biraye. Nshuti zanjye, niba umaze kwirara, Satani ntuzamurokoka. Ariko niba ukomeje kwirara, najya nkubwire ngo n'iyi nyamaswa dusoma mu Byahishuwe 13 ntabwo uzayirokoka, izarimbura benshi biraye. Ndetse azahaguruka kurwanya umwami w'abami, ariko azavunagurika ntawe umukozeho. Rero biragaragara yuko turi mu bihe bikomeye, aho icyo Mukristo yahanganye nacyo, uyu munsi duhanganye na Satani. Ariko najya mbabwire ngo mu bihe biri imbere, Satani agiye gukorera muri Roma nk'uko yakoreye muri Roma mu gihe cyahise, kandi byanga byakunda umurimbuzi agiye kuza ku ibaba ry'ibizira. Ariko Imana irahari, kandi kubw'imbabazi z'Imana Satani nta kintu azakora ku bana b'Imana. Kubw'imbabazi z'Imana, Imana yiteguye kukuneshereza mu rugamba urwo ari rwo rwose waba urimo. Ibanga nta rindi rero, shaka uburyo ijambo ry'Imana rikubera inkota, wirinde kugwa nayo ukubiri. Ibyahishuwe igice cya 19 umurongo wa 11, Ibyahishuwe 19 umurongo wa 11, ngaha ahari ubuhungiro, ahari uburuhukiro, ngaha ahari ibanga, ngaha ahari intsinzi. Niba ushaka imbaraga zikubashisha gutsinda uyu munsi kugira ngo ukomeze uneshe n'ejo, kandi uzakomeze uneshe n'iriya nyamaswa n'uriya mwami w'umunyamwaga w'indyarya w'incakuru uzamuneshe, biragusaba iki? Biragusaba ikintu dusoma mu Byahishuwe 19 umurongo wa 11. Haranditse ngo mbona ijuru rikinguye. Amen. Mbona ijuru rikinguye, kandi ngiye kubona mbona ifarashi y'umweru. Ifarashi yerekana intambara, umweru werekana gukiranuka. Uhetswe nayo yitwa uwo kwizerwa. Amen. Kandi uw'ukuri niwe uca imanza zitabera, akarwana intambara zikwiriye. Ndagira ngo nkubwire, niba urimo kurwana intambara yo guhinduka, niba urimo kurwana intambara yo kongera gukunda abantu wari warabanze, niba urimo kurwana intambara yo kongera gukunda inzu y'Imana wari warayicitsemo, niba urimo kurwana intambara yo kongera kurwana intambara ngo urwane wumva ibyanditswe byera Bibiliya wari warayizinze warayishyize ku ruhande, niba urimo kurwana intambara yo kongera kugaruka mu by'agakiza wari warataye, niba urimo kurwana intambara yo kongera kwiyunga n'umugabo
n'umugabo wawe cyangwa n'umugore wawe cyangwa n'abana bawe cyangwa n'abaturanyi, cyangwa ukaba urimo kurwana intambara yo kugira ngo Imana ibone umwanya mu mutima wawe. Iyi ntambara ni intambara nziza yo kwizera. Nagira ngo nkubwire ngo Kristo arahari, kuko igitabo cy'Ibyahishuwe cyamwerekanye yuko ari wewe kwizerwa kandi ni wewe umunyakuri, niwe uca imanza zitabera, yarangiza akarwana intambara zikwiriye. Ndabingingira Imana ngo ibahindure abasirikare bayo. Umusirikare ntareba umushahara, umusirikare ntareba umubare w'abasirikare bamaze gupfa, ahubwo areba intsinzi iri imbere. Umusirikare nta kindi kintu kimutera morali, iyo yahawe ijambo agahabwa amakuru yaturutse kuri bo hari ibyiza, umusirikare ararwana nubwo yapfa, usigaye ababona ibyo arwanira biri imbere. Reka mbabwire ngo mureke turwane, kuko umwami wacu yaduhaye amakuru yuko ari kumwe natwe. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu, amen. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Twamaze igihe kirekire turwana intambara zacu, twagiye twishyiriraho abantu bashobora kuzidufashamo, twagiye tugira abantu dutabaza ngo bazidufashemo. Hari abantu bagiye bashyira Bibiliya ku ruhande badufasha mu ntambara turwana, ariko igihe kirageze ngo duhindure intambara turwana iyo kwizera, kandi kwitanga kwacu gushyirwe mu ntambara, mu gitabo cy'intambara zawe. Reka ubwo Apoloni yamaze kuturasa, abenshi akaba arimo kutwibutsa ibyahise, reka tumunesheje imbabazi zawe twaboneye muri wowe, kandi kubw'imbabazi zawe ndakwinginga cyane kugira ngo uyu mwana wawe uteze amatwi iki kiganiro, nubwo Satani yari yiteguye kumuhorahoza, reka yongere akanguke, reka yongere abyuke, yongere afate inkota, narangiza acumita Apoloni kugira ngo urugendo rwa rukomeze. Kandi reka ijambo ryawe ritubere ibibabi by'igiti cy'ubugingo mu gihe tukiri mu isi, kugira ngo ubwami bwawe butwubakemo igisirikare nyakuri, udukure mu busivili uduhindura abasirikare, kandi uturinde ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma tuva mu gisirikare ngo twongere dusubire mu gisivili. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen.